Well, Jay Polly twamusuye ngira ngo igicuku kiraniha niko bavuga mu kinyarwanda ijoro ryageze igicuku kiraniha ako of course twagomba kukugeraho tugusanze hari ni kuri zebra iwacu mu rugo niho mu rugo w'abanyarwanda yego ni abatahazi barangira ni hano ku Gishushu umanukiye kuri RDB ushobora no kureba kuri map Google map Zebra Tourism Hotel utuyibona nahangaha ni hafi ku Gishushu cyangwa se munsi ya za Simba si yazaremega ibintu nk'ibyo ngibyo icyo numva cyo haratuje ushaka kuruhuka fresh ni ahantu nawe wajya ni mu gishanga mukuru oya ntabwo twe dutuye mu bishanga si no mu gishanga haratuje gutuza ariko muratumiwe kuko hari kuryama ibyo ntibigize ubuzima bwa muntu well ako kari akanyuzemo Jay Polly twaje kumushaka nyuma y'ibibazo byinshi bimaze iminsi bivugwa day by day Jay Polly ndavuze sasa umugabo reka mushake Jay Polly duhereye ku iki ngiki The Man bavuga ko uri umuhanzi wabo wavuga we wigeze kwandika ibaruwa uvuga ko wabasezereye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ubundi cyabaye niki warabasezereye cyangwa uracyari muri The Man nanditse urwandiko mbashyiramo namwe abanyamakuru babwira ko nsezeye ubu ntakibarizwa muri The Man nkeneye wese twakorana ku giti cyanjye turi kubaka timu imaze n'igihe tuyubaka ikomeye cyane izakora akazi ariko ntabwo nkiri muri The Man ahubwo sinzi umuntu wakubwiye ngo ndacyari muri The Man ni Badrama nyiri The Man yavuze ko biriya wanditse ari byo washyize kuri social media ariko bo nta baruwa babonye basezera nayigusharinze ibaruwa isezera wayibonye iriya rero nanayimusharinze nyisharinga kuri The Man team kuri Gmail ijya no kuri reception ahubwo icyabayeho uriya muhungu Aristide yaravuze ngo ntayo nabonye kandi yayakiriye yanga gusinyaho icy'ingenzi ubundi ntekereza bishaka kuvuga ngo man it's crazy abantu ntibashaka kongenda simwaritse mwagenda kandi ukibafitiye amasezerano ariko niyo umuntu yaba agufitiye amasezerano wenda tureka tubivuge gutya nubwo ntayo kandi narasheshe ndanabyemerera muri kontra nayo guhaye sharinga abanyarwanda ndayifite haraburamo page imwe ariko nayo ndayibona urayibona irahari buriya ndakubwiza ukuri ko wenda nshobora kuba nibeshye cyangwa mukoreza zingahe ariko ushobora kuba ari ukwibeshya ariko nayo ndayiguha kuko ngenda ndashaka clarifying ibintu bikaba clear ntabwo nkiri muri The Man niki cyatumye uva muri The Man nabibasobanuriye amasezerano ntabwo yujujwe yarayahe niki batujuje ibintu byose twavuganye kuyasoma urumva biratinda ariko uze kuyabasharinga nabo barebe ukuntu ibintu biba bimeze batagira ngo mba ndi kuvuga gusa mwumvikanye indirimbo zingahe mu mwaka bon twari twumvikanye ko hazajya habaho ibikorwa indirimbo zigakorwa twumvikanye 5 ariko hakabamo n'indi iri international ya collabo cyangwa se international ibyo bikaganirwaho ariko ibiciro byose biranditse muri kontra nahoze mbona video ari miliyoni n'ari ebyiri n'igice like that ebyiri ibintu nk'ibyo ngibyo ngomba no kongerwa kuko bishobora kongerwa birashoboka Jay Polly ucyandika iriya baruwa twese twarayisomye tubona ko ari byo batujuje Badrama kiva muri Amerika tumubajije atubwira ko kutubahiriza kontra yawe hari ahandi byaturutse ko nawe wari ufite imyitwarire itari myiza ejo muri press conference ejo bundi nejo pa avuga yuko ikintu cyabayeho bagushinja ibintu bibiri nawe witwayeho nabi harimo gusinda gukabije no kwica akazi niki ngo witabiraga ibitaramo bya makeya ibitaramo by'ahantu hadasobanutse ngo wajye ukora ibitaramo byinshi batazi no gusinda ibyo nibyo bintu bibiri bagushinja jewe ntabwo nshaka kujya mu bintu byinshi ndashaka kujya kuri kontra kuko iyaba byarabayeho koko kontra ivuga kwita wirukana cyangwa ukishyuzwa
ariko kwirukana nicyo cya mbere ariko kandi bavuga ukabona ko hari ahantu mwandikiranye yahakweretse ngo barimo miliyoni imwe yahakweretse yavuze ko impapuro zihari mu rukiko zazize kuki atabanje mu rukiko kugira ngo avugane n'itangazamakuru afite proof namwe hari ukuntu nabanenzemo gake ariko ni gake kuko hari ukuntu nyine mwamubazaga point akazihunga ntari ndi kureba kiriya kiganiro cyane nibereye home point ya mbere ni ibintu bibiri gushinja ntabwo ari byinshi ibyo ngibyo icyo ngicyo kiri muri kontra kuririmba mu bitaramo bitazwi kiri muri kontra birabujijwe kandi iyo bibujijwe hari igikorwa icyo kintu kuki kitabaye byabaye ikosa ubundi nta gitaramo kitazwi nakoze njyewe sinshobora gukora ibyo bintu nshinja mani ko hari igitaramo wagiye kurimbamo mu Ruhengeri by'ibihumbi 50 uri umuntu w'umugabo uzi mu Ruhengeri byonyine imodoka ikugeza mu Ruhengeri essence ushiramo jewe ngo 40 50 yongeye mu Ruhengeri essence bounce afata 50 nubwo dushaka kuvuga ko nakora 40 ntabwo bishoboka ako ngo icyo gihe wishe akazi ka Bahauzi byagenze nta nibyo narinze nahamagaye ndi mu Ruhengeri mu kwita izina twari turi gucerenga ndi mu kwita izina bitari iby'ibitaramo n'ibice ko ngene natumiwe ndi guests umwe mu bantu baraza kuhaboneka biba ari byinshi murazi fani abantu baba bishimye haba events nyinshi zitandukanye sinabaye umwe mu batumiwe na Amahoro Tours ba Musanze afite bita Red Rocks yarantumiye turagenda turaciringa ibyo ngibyo nta n'ikibazo kuko mu buzima bwanjye bwite nta nubwo nagomba kuririmba nta nubwo naririmbye naratumiwe tujya kwita izina igitaramo cy'i Kigali ntacyo narinzi ahubwo naje kubimenya ku munsi cyagombaga kubaho nabwo saa 11 gutyo nyuma yo kwimura Birindiro ni impamvu zitunguranye zitumye tuba duhinduye aho twari turi ikiza ni hoteli ntabwo wabura aho wicara je na hoteli ni sawa ni amahoro everybody mu isegonda pa gahunda igahinduka wari ukimbwira rero Badrama avuga yuko waririmbaga wagiye kuririmba mu Ruhengeri ugata akazi ko muri Bahauzi wari umaze kunsobanura ko wari wagiye muri Red Rocks nta nubwo nari nkaza ako kazi nakamenye ku munsi nyirizina kandi nagomba kukamenyeshwa mbere y'iminsi 3 biranditse muri kontra ibyo mvuga biranditse ntabwo mvuga ibintu bitanditse muri contract bambimbira kuri uwo munsi nari mfite gahunda zanjye icyo gihe naravuze ni none se byagenze bite nangahe bimeze bite bambwira amafaranga numva ni make cyane kubona bambwira ariko don't deny cause uriya mutipe yafashe avance mbere yuko ajya muri Amerika yari yarayifashe avance Badrama nyine barambwira Bad yarayafashe avance you have to sing here ndavuga so ni itegeko akansimbuke ndasimbuka ndaza nyuma y'ibyo ndangije ibyo byose ndaza nkagera nkererewe ukagera nkererewe kurumva nari drivinze mva hariya kandi nta nubwo byari bimeze neza urumva twari turi muri party kandi niyo drivingaga icyo cyaha ndacyemera urumva naje slowly hanyuma ndahagera nsanga nyine amasaha yakuze ariko turaganira ndamubwira ngiye sinari mbizi munyanganire ni Kate Gustave wazamubaza n'umunyamakuru kuri TV10 ndakeka wamubaza nawe ukamubwira ibyo twavuganye ibyo namusobanuriye ko bimeze arabizi icyo ngicyo tukivuyeho Badrama avuga yuko ngo no muri kontra yashyizemo kutagomba gusinda cyane kubera yuko ngo ari ikintu wari uzwiho ubundi ni bibiri kuririmba muri ibyo bitaramo icyo cyo uragisobanuye ko ntaho wigeze uririmba ndetse ko iyo uba waraharirimbye baba barakwirukanye cyangwa baragukasa amafaranga ikindi ni ugusinda nabyo arabigushima umusinzi uri umusinzi bizwi n'amategeko none se ubu ngubu nasinze bigutega muri kontra
bitega ni kontra z'abantu bose, iriya ni kontra iri rusange, bagenda bahinduramo ingingo. Nibyo byabayemo. agushinja ngo kuri umusinzi Ntabwo ndi umusinzi, ibyo anshinja ntabwo ari byo. Sinzi niba abantu dukorana cyangwa se abanzi cyangwa mbandikira imirongo nasinze, iyaba kuko ari ubusinzi ahubwo nagasinze cyane. Niba Jay Polly ari umusinzi mu byo bazi, mu byo bakorera, mu byo abaha, ubwo ntaribi. Ariko ntabwo ndi umusinzi w'amayoga. avuga ko ku gitaramo ngo cya Iwacu Muzika ngo wasinze ku buryo abantu bose ngo bande ngo wari urimo urayikubita. Ndetse nimwari muhari mwafotoraga, igitaramo cyarabaye mugifite, kiri no kuri YouTube, mukirebe murebe ko nari nasinze. Ahubwo ibyo ni sawa kuko aratanga proof zigaragara. Yatanze abagabo barimo Bubu, barimo abakozi Hamagara Bubu umubaze gati Jay Polly yarasinze. byigeze bibaho. Ntabyize bibaho ibyo ni Ntabwo bigeze bamuhamagara bamubwira ngo wasinze. bande Abantu bo muri Yeyipi ngo no muri bande ngo baramuhamagaye bamubwira ati ngwino twara umuntu wawe yarangiye. sinzi niba nari kuba nasinze nkakora igitaramo nka kiriya kiri live nkashimisha abantu banjye bingana kuriya. Izo ni ku blackmailing umuntu man, ntabwo mubyumva mwebwe. Kuki atavuga ariko nakeza kamwe wenda kamwe naba narakoze, akavuga ibintu bibi. Ibyo ntibyari byanditse muri kontra ko icyiza azakivuga, ariko arimo aravuga ibibi gusa. Ntabwo bifata nko kugusebya. Ni ugusebanya ko yarabinyandikiye mbere yuko ava muri Amerika. Yarambwiye ati man, ngiye kuguzimya, ngo ndi umuntu munini muri icyo gihugu, ngiye kuza nkuzimye ubibone. Ndaseka ndababwira ni bad. Ntabwo ari wowe wanyubatse my friend, wowe twarahuye mu rugendo, bibaho. Ndagushimira ibyo wakoze byiza, akugaya n'ibyo wakoze bibi, ariko nta nubwo mbikurikirana. Ariko ushobora kunzimya rimwe, gushaka kugerageza, gushaka nuko ntabwo wanzimya. Ntabwo ari wowe wanyubatse. Abanzimya ni abafana banjye bakurikira ibihangano byanjye, bari requestinga buri munsi ko bashaka kumva indirimbo zanjye. Abo nibo babosi banjye actually, abo nibo banzimya baramutse bamvuyeho. Ariko nka bad kuvuga nabi, ahubwo is very, sinzi uko nabivuga, ntabwo aratekereza. Naruhuke, umusaza afata umwanya aruhuke neza. Nahoze mvugana na bamwe bo bakorana, mbwira ati umusaza ari frustrated byata. Kubera icyo utekereza ko ari iki kintu kimunanije? Ibyo expectingaga mu bantu kubera gukandamiza ni iki, agakeka ko yarya inyungu nini mu gishoro gike. Ibyo ni ubusuma, niko babyita. Mwumvikanye n'umuntu kontra iranditse, urayifite, ibintu birangiye utayikoze, ariko urashaka still amafaranga amuvamo. Uwo muntu agucitse ni bori bigucitse, urarakara ukababara ukavuga ibintu bidasobanutse biterekeranye bigongana. For me uko mbibona nabanza aruhuke, ikindi akure muri ya muhungu bita Aristide Gahonzire, kubera ko uriya si umujyanama wagira inama bad drama, yagakwiye gushaka. Urabona nka Dennis ataritaba Imana, yamugiraga inama man, studio ikagumaho, amadeni akishyurwa, ibintu byose bikaba bimeze neza, nubwo atari neza cyane. Ariko ukabona ko at least abahanzi, nubwo ngewe ku giti cyanjye nahoraga mbivuga mu nama, ibintu byanjye ntabwo muri kubikora, ibiki n'ibyo. Bavuga ati musaza, noneho next week indirimbo yarashutingwa, bamubwira ati vugana na Meddy tubyumva hano kano kanya, ngo yango Meddy ngo aratinda, ngo ibiki n'ibiki. Ariko nubwo yatinda ntabwo atinda man, Meddy aguha igihe, kandi n'umugabo uri straight. Nakubwiye iminsi 30 urawufashe indirimbo yawe, nibyo keretse wowe umudisappointinze, wowe iyo minsi 30 ukaza nyuma y'iminsi 40 cyangwa iki. Ariko kubera kwitwaza kwanga, cyangwa se ntabwo ari no kwanga, cyangwa se kuba nta mafaranga ufite mu byo mwumvikanye yo gushyira muri icyo kintu,
ngo Meddy ngo aratinda okay Nameless Campos Nameless Campos ngo asaba ibintu byinshi cyane ngo ashobora kuguca amafaranga wumva ari affordable ariko akagusaba ibintu byinshi naho yes ibyo gusaba ni video ashaka nirenga ari amafaranga twumvikanye ndatopingaho bikarangira azanye Ebi Godwin si mupinga Petro kuzamuka n'umuvandimwe wanjye twarakuranye ariko nyine hariho standards niba Ebi Godwin yarankoreye umusaraba ari muri The Man ari under y'amasezerano ari munsi y'amasezerano ya Bad Drama ntiyamwishyuye aho yamuhaye ibihumbi 220 cheap very cheap niko mwayibonye kuri miliyoni ebyiri zazigenewe gatanga 200 ni kimwe cyacu nkibaza se ibintu bizagenda gute bigeraho ndasezera umwaka urangiye kuko ntabwo na expectingaga indi myaka 2 twavuganye ko hari ikintu kizaba mu gihe mu mwaka wa mbere nta kintu cyabaye aho kugira ngo rero uzane blackmailing umuntu sinzi fata kontra uvuge tu umuntu mbifitemo yarasinze hari amategeko ku kanya asobanura niba umuntu asinze igikorwa kuki atagikoze icyo kintu kuki n'ibyo bitaramo byarabaye kuki atabikoze ibyo bintu ese kuki mwebwe yaje akababwira ibyo bintu adafite impapuro akavuga ngo azabijyana mu rukiko kuki atabanje mu rukiko itangazamakuru ni ikintu gikomeye ntabwo namwe hari ukuntu mwamuherejemo gakeya sinzi tu mwamuhereje umusaza mwabonye yananiwe cyane urumva yagombye kubazanira impapuro avuga ati kontra ngiyi yarasinze naramwirukanye kuko niko bivuga kuba rero avuga ngo narasinze ntiyanyirukane sinzi ikibazo none se ubwo yarampereje umusaza ngo natari cyambere usinya ngo nabwo ngo natari cyambere ngo ujye gusinya n'ubundi ngo wari waramubanje kumusinda oya ibyo ni nk'ubuswa cyane ushobora gufata ikintu ukakigira ikindi none ubu ngubu twasangiye ukangurira agacupa tuvuge nkageraho nkananirwa wajya kuvuga ngo uriya ngo umusinzi yasinze oya ko twasangiye bitabaho mbese mwe mwasangiye oya we twaranasangiye of course twaragasangiraga ariko njye nari naniwe naranabisobanura ibyo bintu n'ibintu bitagomba no kugaruka ibintu twasobanurira byibuka ku itariki ya mbere itariki 2 turakomeza kandi amasezerano twasinye ku itariki 30 z'ukwa mbere aho bihuriye biriya bya kirege ntaho bihuriye n'amasezerano iyaba yarabonye ko n'umusinzi ntabwo ari gufata iyo minsi yose ngo agereho asinyije ku itariki 30 kandi ndi umusinzi my brother hari kugira common sense hari amakuru avuga yuko amafaranga ya MTN atigeze ayaguha nibyo njyewe andimo amafaranga menshi ayahe rero byose mwabonye twakoze nta giceri na kimwe ndakira wigeze ufata umwanya ngo ukore imibare uvuga uti wenda ndamwishyuza umva jewe reka nkubwize ukuri naravuze ngo 2020 is coming ni nayo iriya tariki le 31 nashyize hanze iriya baru navuze reka ibibazo bipapari ibyo twahombye pana zero cause ntabwo yaze hari icyo dufite brand dufite brand nayo nta kibazo gihari ega burya amafaranga ni abantu ntabwo bavuga ngo ngewe narihenetse mfite umufungo ungana gutya wapi kuko ukenera no kudabulinga kandi cyangwa kugira triple ariko ni abantu mukorana ntabwo ushobora gushyira abantu hasi n'iki n'iki umwaka utangiye ugomba kuba uri disitenga ufite aho uhagaze ukamenya ngo ngewe ibi ngibi nibyo nzakuramo umufuragiro wanjye mbese ayo mafaranga uzayamuhebera narahebye kuko sinshaka ibintu byose bimpuzana waramuretse naramuretse amafaranga ya MTN agiye gute si bwo bwa mbere nakorana n'ikigo nka kiriya n'ubundi tuzakorana ariko gukorana harimo intermediaire hagati ntabwo byabaye byiza ubutaha tuzakorana biri direct avugana na brand yanjye amafaranga yawacu muzika nayo ntayo wabona nkaba mfite facture cyangwa se aho nasayininze ntayo nabonye
nta nubwo ari yayandi agwatiriwe muri bya bindi byo kuririmba mu bitaramo by'amashyi hagwatiriwe ngo iki avuga ko ngo ari miliyoni n'ibihumbi oya ibitaramo bya make ibyo ntabyo nzi iyo nyandiko ntayo nzi azayerekana ibyo ni ibyari ahubwo hari ariko Badrama nawe is trying to act kiddish amafaranga yagwatiriwe amafaranga yagwatiriwe yaragwatiriwe inshuro nyinshi nta n'amafaranga menshi amfitiye agomba kuba hariya amafaranga avuga 400,000 bakugurije ugiye kwishyura inzu oya ntabwo byari byinshi yakohereje ngo ugiye kwishyura inzu ngo banishyuye nyir'inzu nta nubwo ari nawe bayahaye yayoherereje Aristide ari muri Amerika byari muri Amerika iyo leta ko ari iyo mu kwa kabiri igihe twari turi muri Iwacu na Muzika iyo ayo masezerano yo kuhabwa amafaranga 400 byari kugira ngo nitegure jewe naramubwiye ni urabona ntago uhari sinzi ibintu yari arimo mu ruhengeri by'ingurube ngo acuruza n'ibiki arambwira ati giye simari ariko muzansanga ahangaha wowe uranyandikira ko nkugurije 400 byandike ku buryo niba ajya kunyishyura uzahita umpesa ako kanya kuko yaguha mbere ushobora kumbwira ntisinzi icyizere gike yari afite muri we arukunda ari selfish akunda ari greedy akunda amafaranga cyane stingy niko navuga akunda amafaranga cyane kurinza gukunda abantu no aravuga ngo arafasha abantu never nagafasha abantu abafasha kubera impamvu ngira ngo yaranabibabwiye ejo bundi ngo nagusinyisha imyaka 10 we ugasanga ngo byagukomeranye icyo kintu abakizi ko yagusinyisha imyaka 10 akaguha ndibaza ko n'abari abahanzi bamwe muri bo bazahura n'icyo kibazo kandi muzigera muhura mukiganira iki kintu for him ashobora gukora ikintu nyine kitari cyiza nk'ibintu ari kunkorera kano kanya he's blackmailing me right now arimo arashaka nyine yaranabimbwiye ngo nzagusereje iyo message ndayifite kuri WhatsApp yego kuri WhatsApp urazana yo kuyima by the way well amafaranga kuri ibyo by'amafaranga twagomba ayo twakoreraga ku gitaramo arazwe arahari wenda Bobo ko ari we wari uyoboye biriya yakubwira nagomba kubonamo amafaranga yanjye kubera ko atarahari kandi arizo nshingano ze kuba hari agategura ibintu byose repetition ibiki n'ibiki niwe ubishinzwe ntabwo ari ngewe as long as dufitanye amasezerano anyoherereza 400,000 murumuna we Safi hari umuntu nawe witwa Safi Eric azana amafaranga arayampa ndamusinyira ubu kuri icyo tugiye mu gitaramo singiye mbona amafaranga yavuyeho 400,000 zivamo n'ayanjye yarasigayemo agenderamo nayo nsigayemo 300 ntabwo nakubeshya nayagenderamo aragundirwa message ndazifite mwira nise wagundira umufungo wanjye ngo ntabwo ari ukugundira ngo iki ibintu byasobanutse nyine mwaka gakubwiraga yambwira ko tugomba kuganira nyine ngo ntabwo barishyura n'ibiki ngo ntabwo barishyura ngo n'ubu manager avuye ngo kuri office kwishyuza ibintu nk'ibyo ngibyo aya MTN iyo yamwatsa ku yo mwaka gakubwiraga gute komeze kumentioninga zira companies cause nuko ari igitaramo mwakoze kandi bizwi muri njyana ibitaramo byazengurutse igihugu mu ntara zose abantu barabizi ko bwo ari ranga ndakira nta natanu uraki nta n'icumi ndabona mu izina ry'Imana well ni ikintu gikomeye icyo ntago abantu bari bakizi ntabwo navuze ibintu by'abana bagabo okay amafaranga aragiye urihanaguye nibiramuka bikomeje gutya ndayishyuza amafaranga aragiye usa naho wihanaguye uyu munsi hakurikiye icyo wita kugusebya we niko wakize we avuga ko ari ugushyira hanze ukuri uratuma umuntu akomeza kugusebya nk'uko ubivuga cyangwa uritabaza amategeko sindi njyenyine namwe mungira inama ngiye ku mutima wanjye abansebeje ni benshi kandi ntabwo ngiye mfata umwanya wabo niba tuba turi gukora gutya ntabwo ari uguterana amagambo my friend abantu babyumve neza
no guclarifyinga ibintu kugerageza gusobanura ibintu hato umuntu atazagufata nk'igisuma reka kandi ahubwo ibisuma byarakwibye wapi nta mafaranga yabo nshaka niba hari icyo ndeka u Rwanda rufite amategeko ubundi muri iriya so called press conference mwise conference cyese ko nayibonye ahubwo wari umwanya wo kwivuga no kwiraga ibiki myambadi ibiki nagiye mfasha ubu namukuye muri Urban Boys yagiye gupfa Florida ngo wari warihebye niyo hari ahantu heza ariko si wowe wenyine wangezeho ahubwo mu kwimurika njyewe niko naje kubibona buryo byenda ibyo yakoraga byose ntabwo byari urukundo my friend hari target yari afite kandi yayipanze mbere nubwo itamuhiriye niyo mpamvu ubona ari frustrated gutya kano kanya arakaye burya umuntu wafashaga yakunaniye uramurika uvuga ati wowe waranyoye genda kuko ntabwo ujya mu itangazamakuru musare ibintu byinshi icy'amafaranga kirakemutse icy'ubusinzi nacyo kirakemutse umaze ntimunywa ntabwo ayikunda kubera icyo atayikunda ayaga ko atari iyo muri Demel niyo bapfuye ntabwo ari cyo bapfuye ariko nicyo yavuze ko bapfuye hari ibindi bapfuye ubundi muri Demel umwuka wari umeze gute igihe mwari muri ntabwo wari umeze neza watangiye kera bitutumba tugakora amanama tukavuga ibibazo bakavuga ibyo ashaka ariko twavuga ibibazo tukanajya no muri kontra bavuga ngo okay ngo let me think about it tomorrow I'll talk to you ni wowe na Safi gusa mwagiraga ibyo bibazo twari mu nama n'abandi babaga babifite buri wese afite ibibazo bye ariko ikibazo cyane cyagarukagamo ni wowe na Safi uyu munsi mutarimo iyo urebye ukurikije ibibazo wasize muri Demel nta mpungenge z'uko n'abandi bahanzi bashobora kuvamo ndazifite nadahindura kwanza especially uriya manager umugira inama yagakwiye kuba ari umugira inama ariko ngo muhora yuko ngo yashatse kugushyira kuri discipline uriya ni umwana uriya ni petit frere wo mu Gatenga agiye mu Gatenga niga muri Leta Kicukiro ari agapeti yarakuze agiye sinumva ngo ni ubupeti cyangwa ibiki ko hari n'abandi ndusha imyaka bafite ibitekerezo banakora acting banafite n'umufuragiro fresh ahubwo nuko yamuroshye kandi bad nawe buriya ntabwo ajya ashobora gufata icyemezo rimwe na rimwe akenera abantu bamufatira ibyemezo yangaje uriya mutipe ngo kubera ko ngo yari muri Kina Music kandi Kina Music iri successful yes turabyemera Kina Music iri successful ibyo bapanze barabikora bakabigeraho nubwo bitagerwaho 100% ariko at least tuba twabona ibintu bakoze uriya ryemuze muri Kina Music they are my friends twakoranye igihe kinini kuva mu itangiriro no kugeza n'ubu ngubu turacyakora ibintu byinshi muri business umuziki dukora kare mubwe uzamuhamagare uzamubaze job uriya Gahonzira yari afite muri Kina Music kuyizi nzi ko wabaye muri Kina Music yari ntago yari umujyanama wa Clement yari iki nta nubwo mu nama twakoraga namubonaga ahubwo namubonaga mu bitaramo atanga amasede iki n'iki kwa kundi ujya gutanga indirimbo ntabwo yari umujyanama oya ntabwo yabaye umujyanama muri Demel ubwo nyine habaye nka corruption corrupting umuntu ukamwereka ko jewe maze imyaka 7 muri Kina Music man reka tujye tuvuga ibintu by'ukuri I used to talk to Clement sinshaka kumushyira muri ibi ngibi ariko hari ibyo yambwiye hari ibyo twaganiriye ariko buriya muhungu agiye kuba umujyanama wa bad cyangwa bad akaba umujyanama we akamukoresha rero kuba ufite umujyanama nk'uriya n'ubundi resulta ziragaragara my friend you better change this guy ugize gutya kuri social media uti Demel on the run niwe wabyanditse ibyo ntabwo byari bibagenewe ariko warabyanditse turabibona byari bigenewe Badra message washaka kumuha inbox wayishyize ku karwa inbox ntabwo tukivugana yaramblotse ni muhamagaye ntiyitaba blotse mwarabrokanye
twarablokanye ntabwo mujya muvuga ni bloke na bloke mwaburukanye ryari je Eh? mwaburukanye ryari akiri muri Amerika mvuga kuvuga ko agiye kuza kugusaba kunzimya n'ibiki namubwiye ni wowe Imana irahari si wowe wanyubakiye ibi bintu gushaka kunzimya kwa byakitinga wowe ukazagira abantu bitanatinze bakuzimya inshuro 1000 kurenza izo wanzimije nta kintu yansubije irimo bloke nanjye ndamubloka urangije ujya kuri comment rero aho ngaho the man on the road the man on the lawn ifite amade cyane menshi harayuzi yose ntabwo ari yose ariko menshi ndayazi basigaye banamamagara turiya mugabo uri kugusenya n'ibiki yabanje agakemura ibi bibazo mani n'ahantu bibabaje bya hatari kandi nawe avuga yuko hari amadeni yagiye kwishyurira hari nk'umugabo ngo yo kwishyura ufite inyandiko zabyo ayavuze inyandiko zabyo mfite ariko nshaka kuguha nimero aka kanya ugahamagara kumva uwo muntu arababaye muri mangahe simbizi yaraguhamagaye yarampamagaye yahamagaye na Safi ahamagara abantu amaze n'igihe kinini ahamagara kuri the man atuma kuko nta nubwo ahamagara iyo guhamagara akubwira ko bamurimo iki ntabwo ngiye ampamagara azina kumamagara antuma abantu atari kumwabwira umugabo akampesa umufungo wanjye iki n'ibiki imodoka yanjye mwana range yanjye irarangiye gutyo kandi ari mageragere ni nyiri Range Rover yego ntabwo Range Rover yishyuye biju ntabwo ya Range Rover yishyuye wumva ni ifite plaque zingande ibyo nta nubwo byari ngombwa ibyo oya niko ni nako kuri by the way you need to talk the truth kuko n'umugabo nawe yageze imbere ya mikoro avugisha was for Badrama na biri clarified yimuhere hano no ya nayimuhaye kuri ntabwo yasobanukiwe abonye roni gusa oya uze kureba muri comments ashyiraho ifoto undi we ntashaka no kumwishyura so kumufatira nako afunze niko ariko aragiye gusohoka barabonana muri muraza kubibona mwebwe ubwanyu zirahita z'ibintu ese kugira ngo birangire atabiteza hari ikindi nabonye cya hoteli iri ku kirwa nayo ngo yashyizwe ku cyamunara ibyo man tubivemo wenda ndashaka kuko biravugwa hanze bikaba rumeur kandi none uyu munsi nabonye biravugwa iyo bishyize hariya biravugwa bikajya hanze kandi bikaba rumeur uyu munsi ndashaka ko Jay Polly icyakabaye rumeur ntabwo ari ngombwa kujya mu birwa biki ngo abakomisiyoneri muravuga bagishakira abakiriya rimwe na rimwe abantu barampamagara mani urabibona umuntu akaguhamagara turiya mugabo ngiye yanze kumwitaho nari kugusebya ndi umufana wawe ati ntabwo mbyumva neza hari ibyo bintu nkasanga ni nabyo kuko baraziranye ni abavandimwe bakoranye muri tourism atangira kibura n'umuzungu nabo banamweretse n'uwo mukiriye w'umuzungu biza kuvamo ibindi n'ibiki ibindi je nyine uzabimubaza azabikubwira wabimbwiye se ko ari we oya nshamani ntabwo nshaka kuvuga bad babarira ariko wese ko yakubonye kuvuga ariko mvuga ubusa we ntumuvuga ubusa noneho uvuga ibihari oya ntabwo waba ubusa nshaka kuvuga ntabwo waba ubaye nkawe wamuvuga ubusa noneho nshaka kuvuga ukuri abo nibo bamweretse umuzungu namuvuga aho ya we akuvuga ubusa nikuvuze mbaye nkawe namuvuga private life cyane nkayinjiramo ibi ngibi biba bibaye ni ukugira ngo umuwarning amubwire ni man we know everything don't pretend like when nta kintu tuzi twarabanye turaziranye muri makeya akomeje nawe ndakubwiza ukuri ntakomeza out noneho bigiye out ariko sibyo nshaka warning umuhaye yego okay Badrama bagwaye warning once wongera kuvuga ijambo ngo nawe arabishyira hanze bidasobanutse kuko amagambo yavuze ntabwo ari ukuri yarakubeshye ubona totally ntabwo ari 100%. yewe buriya ntabwo navuga ngo ndi umwere ndi marayika reka amakosa yarabaye umwe namwe ibiki n'ibiki nk'uko nawe amakosa yagiye aba tukabiganiraho nkapfusha bigakomeza mpaka umwaka urangiye ariko icyo yakoraga nyine ni ukusakuza cyane kuvuga cyane iki n'iki
ntabwo ni perfect 100%, ariko njyewe ushyize ku ijanisha nubahirije amasezerano yanjye birenze 50%, ariko yangije amasezerano yanjye 90% kuzamura. Dusoza turimo kugana ku musozo, hari igitaramo cya Nyagatare cyakugiye ku mutwe. Uyu munsi amakuru ahari ni uko umuturage wa Nyagatare wari wabatumiye ntimumuririmbire nawe yatangiye kubare. Ibyo ngibyo byarabaye, yagiye mu nkiko, sinasinye amasezerano nawe yasinye na The Man. Icyo gihe ni wowe bijya ku mutwe ko niwe mustar ninjye uvugwa, ariko reka mbivuge ahangaha umve neza. Icyo gihe yari gahunda ya Safi Madiba. Safi Madiba ikiraka cyari cye rwose, bahadahita avuga ngo Senzi namwirukanye, ngo mutubwire undi muhanzi mushaka mu bo dufite Jay Polly, dufite Marina, dufite Quencha na Calvin Banda. Bahita mu njyewe ndanabipositinga, ndavuga nti tuzakorera hariya bakora fish. Yari yafashe avance yayijyanye muri oya, icyo gihe yari muri States. Oya, icyo gihe yari muri States, ariko ibyo byakorwaga na Aristide. Numva ni n'amafaranga makeya, kumbe bari baratanze andi kuri Safi Madiba, bongera bafata indi avance hazigaramo amafaranga makeya. Ndavuga ariko nyine ko njye nari mbizi ko ngomba gusezera ibintu byabo, ndavuga okay, reka tureke wenda hatazamo ibibazo ngo nanze kwitabira ibitaramo byabo. Ntacyo na propose uriya mutipe twaravuganye, ndamubwira ariko ubundi gahunda iteye ite, amasaha ameze gute. Ni nawe wanyihamagariye, mbwira ati ko mpamagara abantu ntibanyitabe nk'umunsi umwe mbere, ko mpamagara abantu ntibanyitabe muzaza. Mbwira ati ariko nzaza, nta kibazo mfite, ahubwo amasaha ameze gute ikiniye. Mpamagara Aristide, ndamubwira ati nkubita umufungo, amafaranga shyiramo essence manuke. Arambwira ngo ya ngo nigomba kwijyanira. Ndavuga uti okay, banduye ntaribi, ariko biri no mu nshingano ze ko ari no ugomba gutransport. Si Nyagatare ahantu kure, uva no mu muhanda ukajya niba ari Rwempasha, abahazi barahazi, ntabwo ari hafi. Umutipe namuhamagaye kuva saa 9, paza ari hariya uriya muhungu twaravuganaga, ambwira ati man ntimurahaguruka ko umutipe ari kumpamagara. Mbwira ariko ntegereje Aristide twamuvugisha, ngo je ngo utegereje ngo ndaje ngo ari ibintu ndimo. Yagiye kungeraho saa 1 zuzuye, ari kumwe n'abakobwa ngo bavuye gufata amagato ibiki n'ibiki. Kubona ni ibintu by'akavuyo, ndamubwira no ntago nta muntu n'umwe turi kumwe. Abanza kujya gukliaringa ibintu ngo by'amagato yabo kuyadepoza, araza aramfata turagenda. Twahagurutse saa 1, ndavuga ariko buriya bwari we bari gucommunicatinga, ashobora kuba wenda yambwiye turirimba saa 10 saa 8 ntiwamenye. Turagenda tugezeyo rero dusanga abantu barakaye. Yaje watubeshye, ndabwira ariko nasohotse mu modoka mvugana n'abapolisi, ndabwira ni ndashaka umuntu wahangaha. Umuntu wahangaha araza baramuzana, aravuga ati je umwanya icibi n'ibiki n'ibiki. Ndavuga ariko urababaye kabisa. Rero uko byagenze nuko ndamusobanurira ati tuyungu ni uri kumbwira ibi ngibi byose, ati ntacyo kadufate duhindura umunsi tuwushyirejo. Ndavuga man ifite ikindi gitaramo ejo mu gitondo, ni ukurangiza umwaka n'ibiki, n'ifite ibitaramo byinshi. Ariko kuri Noheli urabizi, Noheli haba ari gahunda. Of course nagomba kuba ndi kumwe na family, ariko na nyuma yaho nkaba mfite n'izindi request z'ibitaramo twemeye tugomba gukora, nawe ubwe yarabizi. Ntabwo twarara ahantu. Ndavuga niba bidashobotse ibi bintu, subiza amafaranga y'abandi ubwo tugende vuba vuba umuntu aruhuke, ejo turabyuka Noheli n'umuryango. Aravuga ngo ngo nzamusuinga mu mategeko. Ndavuga okay, bigiyemo wowe ku giti cyawe. Aristide is a kid man, for him is a kid. Ngo nzamusuinga mu mategeko ngo nzi n'ibiki ngo tugende. Ndavuga ya mafaranga yanjye nagomba gukora, twe twumvikanye ko nataye umwanya bize bite. Ubona se ngiye urabona nyabonye, siko wafasha avances.
kukingira avance ntayiriho wenda duhombe ntihomboka duhombane ibyo ngibyo tuzabivugira i Kigali man naje nyine numva ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga cyari kimbabaje ariko kuba tutahaye ibintu abantu twabagombaga ibintu byambabaje yaranabaganirije no kuri website inkuru twarayisoho mwarayisoho ariko biravugwa ko noneho ubu ngubu yaniyambaje amategeko ngo yayohere ko yabonye ko bari kumugira ikigoryi bashaka kumushyira ntabwo ari amafaranga ashaka ariko kubera ko bamushyizeho icyo kintu n'abaturage bibe bagasoma akavuga ati kumbe niwe wakoze amakosa aravuga ati noneho genda ajya mu mategeko yagiyemo icyo kirego muraza kukibona convocation ngo yarajira i Kigali banze kuyifata Domeni yanze gufata banga gufata impapuro nyinshi zitameze neza banze kusezera none na convocation byanze uko barabibonye ariko banze leta kuyifata ariko nayohereje no ku ma emails yabo so dusoza Jay nicyo wasaba Badirama kugira ngo ibintu birusoze mu mahoro banze icyo musaba na ryama ruhuke areke kuyobywa n'abantu benshi fata umwanya uruhuke ubu ngo yatangiye ngo kujya muri comedy wagiye gusapotinga comedy ufite umutima w'umuziki warawukoze biranga ujya gusapotinga umuziki niba kuri gusapotinga umuziki ugiye no muri comedy se abakomediye nabo bitegura intambara gahunda menya ngo wowe ahubwo ibitaramo byawe wakoze bigaferinga iga neza ganira n'abantu abanyamakuru mucerane mujye inama pana kubatumira hari babwira ibintu nonsense rimwe na rimwe mfata umwanya uganira ikibuga kimeze gute nakora iki gitaramo cyane cyagenda ese ko avuga ngo yagiye ahomba kubera ngo ambuteyage ngo imvura numvise bivuga muri press conference because I was watching ndi kureba ibyo ari kuvuga byambabaje ndavuga ariko ntabwo ari umuntu wabumbabaje mani na Gerald ngewe nari ndiyo narababaye ku buryo kuriya ntabwo byambabaza n'umuntu mbona ari gukina ari nk'imikino arimo warukomeje ku nama akamugira inama ndabizi ko umusaza gufatira icyemezo bijya bigorana shaka umuntu uri wise enough kandi wize ibi bintu turimo uzi business icyo ari cyo akonsirita ibintu byawe abisubize ku murongo amafaranga arigaragara ushobora no kuba uri kuri zero ariko wasetinze ibintu byawe amafaranga araboneka tuzakorana tuzabana nta mujinya mfite nta kibazo mfite nta kintu mwishyuza ibyo anyishyuza abivuge abyerekane ajye mu rukiko urukiko rw'u Rwanda rurakora abivuge n'intsindwa niba n'igihano cy'iki nzacyemera n'intsindwa nzamupesa ariko nawe natsindwa muzabimenye ko yagiye mu rukiko agatsinda cyangwa atsindwa ngo impapuro zose ndaziberekera mu rukiko kuki utabanje mu rukiko bad ni umuntu w'umusaza inshuti yanjye you my friend man since tugikura kuri the Porsche akaba rero afite bariya mu Ruhengeri njye niho twabashe kuganira ko nari muzi mu Gatenga mbere niga muri secondaire n'ibiki subira hasi ushaka umuntu banza uryamye kwanza unywa amazi reka imiriro ngo ubyina ngo yadutuye imitwaro ejo mu gitondo wari wishimye nijoro ariko mu gitondo byutse imbere y'itangazamakuru warakaye ryama unywa amazi ushake abantu muganira benshi barashaka kugira inama ko bad baramukunda turamukunda man nanjye ubwanjye muri umuntu wawe twahoze tuganira mbwira nti njyewe ndashaka kuvugana na bad mugira inama mbwira nti tuza Gahonzira Aristide uriya ntabwo ari umujyanama niba ushaka kumugumisha muri kampani ujye umugira inama akora ikindi kintu ko ngewe rwose singira MV cyangwa urupango n'ibiki sinshaka abura umufungo yahembwaga ku kwezi nubwo nawe ejo bundi mu magambo yari kuvuga ngo ntabwo arishyurwa n'ibiki ibyo bad ntabwo aba abizi bad is my good nigga man nta kibazo cye uretse ko nyine gufata ibyemezo no biramugora ku buryo akenera abajyanama
murumuna we ahereye kuri murumuna we uzi ko yanamugira inama kurenza Aristide bikwereka ko ngewe simpinze umuntu ngo ni imyaka ye cyangwa ibiki ari muto kuri nje ahubwo ndeba capacity ya brain Safi Eric afite communication nta muhanzi n'umwe bajya bashwana ikibazo kibaye haruko na Badi yajyaga muri Amerika ikintu biki akamusiga nta kibazo na kimwe kigiye kiba ariko akeneye abantu bari mature enough icyo gikemuye akavuga ko ibintu byose birangiye akavuga ati Jay ntago wigeze udusezera nta baruwa yawe twakiriye garuka wasubirayo ibaruwa barayakiriye nubwo yagira gute ntabwo nakongera gukora anda amasezerano ya deme n'undi uwo ari we wese kwanza byagorana kuba twakorana kubera ko twizeye abantu man ukabaha abafana bawe ubabahaye bakaba disappointing ibyo ntabwo nzongera kubikora reka dukore ibintu byacu tuzafatanya mwese tuzafatanya yemi nzagukenera pe kandi ejo bundi 25 muzamba barire nzanshingira hano kuri Zebra indirimbo yanjye nasubiyemo nyirizina ku itariki ya 3 cyangwa ya 4 ntabwo turabifixinga neza turateganya gukora ikiganiro kivugaho bitewe n'icyo azaba yavuze ku itariki 14 kuri Severance tuzaronshinga ahantu ku mugaragaro tuzaronshinga iyo bita bipapari na video yayo tunaronshinga hotel muri rusange. Thank you very much. Nicyo gicyo nashakaga kukubaza gahunda zikurikiye already urazimbwiye. By the way abantu bakumbuye igitaramo cya Jay Polly utangiye kujya kwikorana none uvuye mu under management abantu bitege ko 2020 hari ibikorwa byinshi ndetse n'igitaramo gishoboka. Yego ibitaramo ni byinshi cyane ariko bisobanutse ko ndateganya kugera kuri buri ntara kugira ngo mpure n'abantu banjye babwira imbereka ibikorwa ko ndabona soye ibintu byanjye bakeneye kubona icyo kintu gisapotinga nzakora ibitaramo mu mpera z'umwaka turaronshinga album kandi ndabizeza ko this year we will do an international collab. Good. Yandirimba ya David igeze he? Cyane niyo mbwiye. Tegereza. Okay, good. Nta kibazo still talking. Good. Ikintu gihari ni bibiri ntacyo wishyuza demene niba ari cyo bakwishyuza bajye mu nkiko icyo ni kimwe icya kabiri uhaye warning Badrama arongera kuvuga ibintu bitari byo nawe uramushyira hanze ndashyira ibiri byo hanze urabifite hari bimwe amaze kutubwira kandi turi hano utudo bivuze se. Okay, so Jay Polly wakoze cyane ku kiganiro urakoze Yambi. Thank you. Abavana. Yeah man.